at this moment. Reba mbese uko cyabaye akoresha izi toilette mwihaye kuzindukiramo mwarazubatse urarebye usanga ari njye muri za zifite toilette njyenyine mwazagiye mwihanganira abantu ko nabo baba bakeneye kunywa ubu se wenda tureke pe uba wakuga ariko si kugenda ukicaramo nk'agafuko aherereye izaza ngo nta soni ufite ubu se ko umwana wanjye akeneye kunywa uri kubona ari buze kunywa iwawe ko nduzi ko nta toilette mugira izo mbunzamabuno zanyu tuzi ko ari n'imbunzamabuno siko nta soni mugira rubanda ubu se wenda reka tuvuge ntabwo utekereza ko nyirayo akeneye kunywa kubanya abantu b'iki gihe mwabaye mute mw'abantu uragenda uricaye ariko da reka wicare agatoilette kangeraga ni na keza wanaryamamo wumva ubu bwa mbere n'ubwanyu ndaje ndabafatira imyanzuro batangaho karapora abantu nk'abo ibintu byo kwiyapfa ngo ndagenda umva usanze naramutse neza buriya nuko ubuje nasenze buramba nkweretse ndiyubakira toilette mukaza muzicaramo nk'abicara mu kabari nta kantu usara ugiye gufata ngo ndebe wenda ko uri gutaje ndabafatira imyanzuro impamvu nuko nta kivero kiriho nishyiraho muzamenya ubwenge ibyo nanga ndimo bashishikariza kubaka amatoilette ngo bazajya baramukira muzanyu ubu se muri kubona ngende ibwinere It was at this moment. Erega papa yanzira y'abati bacaginze irahiye byarangiye ndabizi umuntu aba yakokeje Erega papa inzira hiye indi toilette tuzi tugira hano niyi Erega ndi kukubwira iriya nzu erega mwana wanjye ndenda kwinera